biriya bintu bimeze nk'ururenda biba bigaragaza yuko nyine ari gushaka umugabo wiwe. ari niyo mpamvu rero n'umugabo aba agomba kumwitabira. Umugabo we murabizi ni uguhita ihaguruka igahagarara ni uguhita ihaguruka igahagarara. Iyo byagenze kuriya rero ubwo urumva yuko umugabo agira gute, ahita yumva yuko nyine agomba gukemura ikibazo n'umugore wawe. Nibimubaho nawe uzamukemurira ikibazo, kandi nawe mugore nubona umugabo wawe byagenze gutyo, waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Igisubizo ni ikigo Ingenzi International Music School. Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi, audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abankenerwa natumurebereho ku murimo, abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Kubera umwihariko n'ubudasa bw'iki kigo Ingenzi International Music School, abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenya ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko munsi y'isoko. Mukeneye ibindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 07 88 54 16 05 no kuri 07 22 54 16 05. nanjye mbasuza cyane, mbifuriza amahoro y'Imana akomeza kubana namwe. Nizeye ko meze neza aho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi. Nkuko musanzwe mubizi rero, abantu mwese mudukurikirana ku Ntambwe TV, tubagezaho ibintu byiza kandi bishimishije bishobora kuba byagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uyu munsi none hari dufite ikibazo, umukunzi wacu amaze iminsi atubaza ati se ko muvuga gushyukwa ni ibiki? Wenda birashoboka ko harimo n'abandi bantu baba batabizi, kubera ko urumva ntabwo abibajije gutyo gusa, hari impamvu yatumye abibaza. Rero gushyukwa no kuvuga ngo ni cya gihe wumva mu buzima bidasanzwe. Nyine niba uri umuhungu ukumva nyine igitsina cyambo kirashaka kuba hari akandi kazi cyakora nyine kuba nyine waryamana n'uwo mudahuje igitsina, nyine ukumva urabishaka, kumva ufitemo ubwuzu bwinshi cyane. No ku bagore bigiye bibabaho cyane, ugasanga nawe araryamye cyangwa se aricaye cyangwa se utundi tuntu arimo, akajya kumva mbese afite ibintu agize gute arimo ashaka icyo gihe rero nyine urabyumva biba byagize gute, biba byanze burundu. Ari nayo mpamvu tubyita cyangwa se byitwa gushyukwa ndakeka rero umukunzi wacu ahari yatwandikiye, ashobora kuba hari benshi yabarije, kuko burya hariho abantu bajya bagira ikibazo ugasanga afite ikibazo kimukomereye se iki, ariko ugasanga ntashobora kuba yakibariza cyangwa se ngo akivugeho. Ariko buriya iyo uteye intambwe ukavuga uti reka mbaze ikibazo numva nanjye kimbangamiye cyangwa se nshaka kumenya, biba byiza kurushaho kandi urasobanukirwa, ndetse uba ufite n'abandi bantu benshi ubarije. Niyo mpamvu rero tubabwira ngo gushyukwa bibaho, ntabwo bibayeho uyu munsi, bitazana kubaho wenda warukira umusore bikubayeho ugire ngo ni iby'uyu munsi. Ntabwo ari iby'uyu munsi, ni ibintu byabayeho kuva kera n'abatubanjirije byababagaho, kuko niyo ntangiriro yo kuvuga ngo ugiye kuryamana n'umugore wawe, ugiye kuryamana n'umugabo wawe. Hatabayeho gushyukwa rero ntacyo wakora, nyine umubiri wawe waba sinzi ukuntu nabivuga wenda kugira ngo mbashe kubyumva, ariko ubwo urumva udashyukwa ntashyibise, ubwo urumva hari ibintu byinshi nyine byaba bitagenda neza mu mubiri wawe. Cyangwa se ubwo wenda twavuga ko waba uri ikiremba ni rya jambo rikunda gukoreshwa ku muntu udakunda kuba hari ikintu yagira gute yakora. Niyo mpamvu rero tubabwira ngo ibyo ngibyo ni ibintu bibaho kandi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntabwo rero gushyukwa ntibikubaho utazavuga uti se nteye intambwe noneho nerekeza hehe hari n'igihe bizakubaho ugasanga wiroteye mu buriri. Icyo ngicyo ndaje nkigarukeho cyane, kuko abagabo bakunda kuba baba baryamye, ukajya kumva warose uri kumwe n'umuntu muri kubikora, mu gitondo ugasanga wirangirijeho. Ibyo ngibyo mbese
si nabivuga ngo ushyira ni nk'uko wenda n'abakobwa buri kwezi bajya mu mihango n'umugabo cyangwa se umusore nawe ibyo bintu bimubaho kubera ko ariko wenda hari Imana yagize gute yabiteganyije. ari nayo mpamvu rero mba mbabwira ngo ntago ushobora kumva yuko byabaye ikosa cyangwa se byabaye urundi rwego, ahubwo icyo ugomba kumva ni uko nyine hari intambwe uba wateye hari ibindi bintu ubwonko buba bwatekereje ukumva nyine wabigezemo neza, uri muri icyo gikorwa nubwo biba ari inzozi ariko uba wagize gute, uba wasojeje ibyo wakoraga. niyo mpamvu rero tubabwira ngo turi hano ku bwanyu nyaboneka, ntabwo turi hano kubera ko wenda ari ku bwacu, kuko ku bwacu ho ibyo tuzi turabizi twabigumisha mu mutima, ariko turi hano kubera mwebwe kugira ngo tubafashe mu buzima bwanyu bwa buri munsi. niba hari icyo udashoboye kubisobanukirwa hanyuma utubaze muri comment cyangwa se utwandikiye cyangwa se uduhamagare, cyangwa se niba nta nimero yacu usige muri nimero yawe tuzajya tukwihamagarira hanyuma utubwire icyo ushaka kumenya. icyo nababwira cyo ni kimwe, nuko buriya uko byagenda kose mu buzima, uko uteye intambwe nawe uba ugenda ubibona. umwana aravuka agakura akagira ate, iyo atangiye kwiroteraho, iyo atangiye kugira gute, ni rwa rwego rwo kuvuga ngo yatangiye gushyuka, umubiri we watangiye gushyuha, watangiye kumva hari ikintu utekereje kuri mugenzi we. ni hahandi usanga abana b'abanyeshuri usanga bicarana, umubiri w'uwundi wakora ku wundi akumva sinzi ibintu bise bimwiruka nka mu mubiri. ni ukuvuga ngo rero urumva yuko biba bitandukanye cyane. ari niyo mpamvu tubabwira ngo kwiga ni byiza, buryo wize ikintu ukakimenya biba byiza kurushaho, kuko akenshi na kenshi utakizi hari igihe kigufatanira muri bwa busiko ufite ugasanga ntabwo ubashije kugikontorora, ariko iyo kikubayeho kizi biba byiza kurushaho. niyo mpamvu tubabwira ngo hano nta bindi bintu tubasaba, nta minerivare, icyo tugusaba ni ukuza ukagira gute, ukiga ukumva yuko kuko ufashijwe. rero buriya sinakibagirwa wenda n'undi muntu wakomoja ku kantu kameze gutyo, aravuga ati ariko se ko hari igihe umukobwa ashobora kuba wenda yiteguye ko yajya mu mihango, ariko ugasanga muri cya gihe cyo kuvuga ngo ntago arayijyamo, ugasanga ese ngo yatwita cyangwa se ntiyatwita, mbese usanga umuntu ari kwibaza ibibazo byinshi atari yabonera igisubizo. ariko ni ukuvuga ngo nyine ibyo ngibyo ni nka 80% bishobora kubaho, we muntu wabitubajije bishobora kubaho. kimwe yuko buriya kandi umukobwa iyo imisemburo imaze gukora neza, nyine ayumva ko amaze gukura, hari ibintu byinshi agomba kwirinda. wenda tuzabigarukaho mu kiganiro cy'ubutaha kugira ngo tubashe kubasobanura neza. mu kiganiro kimwe ntabwo twabasha kugira gute kubibabwira byose ngo tubirangize, gusa icyo nababwira cyo ni kimwe, nuko turi hano kubera mwebwe kugira ngo tubafashe mu buzima bwanyu bwa buri munsi. umugore rero mu gihe wiyumvishemo umugabo wawe ukumva washyutswe, wumva umushaka nyine mu gitsina cy'umugore, akenshi usanga harimo n'ururenda cyangwa se ibintu binyerera. reka tuvuge ibintu biba bimeze sinzi ukuntu nabisobanura, biba binyerera nyine by'ururenda. nicyo kinyarwanda numva cyumvikana, buri wese yagira gute yakumva. biriya bintu bimeze nk'ururenda biba bigaragaza yuko nyine ari gushaka umugabo wiwe. ari nayo mpamvu rero n'umugabo aba agomba kumwitabira. umugabo we murabizi ni uguhita ihaguruka igahagarara ni uguhita ihaguruka igahagarara. iyo byagenze kuriya rero ubwo urumva yuko umugabo agira gute, ahita yumva yuko nyine agomba gukemura ikibazo. n'umugore wawe nibimubaho nawe uzamukemurira ikibazo, kandi nawe mugore nubona umugabo wawe byagenze gutyo uzamukemurira ikibazo, kuko azaba yagize gute, azaba yashyutswe. nta kindi kintu gitera ibyo bintu kubaho, ni ukuba umuntu nyine yagize gute, yashyutswe. rero ngira ngo murabyiyumvira kandi murabisobanukiwe, kandi burya niba hari icyo udasobanukiwe ujye utubaza tugusobanurire. kandi buriya nta mutwe umwe ngo ujya wigira inama, kuko byanga byakunda hari icyo mfite cyo nakurusha, nawe hari icyo wandusha. niyo mpamvu icyo nkurusha ngomba kukikubwira, nawe icyo ndusha ukagira gute ukakimbwira. niyo mpamvu rero turi hano kugira ngo twungikiranye, kugira ngo dufashe ingo ziri gusenyuka. n'ukuri hari ingo zisenyuka ugasanga bibaye ikibazo, usanga nk'umugabo yifitiye ubuzima bwiza, nta stress afite menshi, ugasanga nyine arahora ashyukwa. iyo ahora ashyukwa rero usanga kenshi na kenshi umugore amwinuba ngo njyewe umugabo wanjye n'ukuri ngo nganisha umutwe ngo biki, gusa nyine byabaye ibibazo bikomeye ku mugore. ariko ntabwo aba ari sawa, ntabwo aba ari byiza ko ushaka kuba wakinubira umugabo wawe
wawe, ahubwo ugerageza uburyo ki bwose bushoboka ukareba koko namufasha iki kugira ngo ave muri ibi bibazo. Niyo mpamvu rero mbigishije kuri uyu munsi ngo gushyukwa bibaho kandi biba kuri buri wese, kandi mugenzi wawe nibimubaho ntuzabyinubire kuko buriya ni inzira y'ubuzima, kandi ubuzima buzima bugomba kugira gute, bugomba gushyukwa. Rero murabizi ndabakunda cyane kandi muzi ko mbitaho cyane, kandi nabibabwiye icyo udasobanukiwe jya utubaza, tubire hano kugira ngo tubasobanurire. Murakoze rero, mukomeze kugubwa neza. Bye. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Igisubizo ni ikigo Ingenzi International Music School. Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi, audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abankenerwa na tumurebereho ku murimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Kubera umwihariko n'ubudasa bw'iki kigo Ingenzi International Music School, abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenya ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko munsi y'isoko. Mukeneye ibindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 07 88 54 16 05 no kuri 07 22 54 16 05.